Zaburi igice cya 9 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa mutirabeni. Ni zaburi ya Dawidi. 2. Ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. 3. Ndakunezererwa, ndakwishimira, usumba byose, ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. 4. Kuko abanzi banjye basubira inyuma bagatsitazwa, bakarimburwa no mu maso hawe. 5. Kuko waciriye urubanza runkwiriye rutunganye, wicaye ku ntebe ica imanza zitabera. 6. Wakangaye abanyamahanga, warimbuye abanyabyaha, wasibanganyije amazina yabo iteka ryose. 7. Abanzi banjye banshizeho, barimbutse iteka, n'imidugudu yawo warayishenye, no kwibuka kwabo kwarabuze. 8. Ariko Uwiteka yicara ari umwami iteka, yateguriye imanza intebe ye. 9. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azaha amahanga imanza z'ukuri. 10. Kandi Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira, igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba. 11. Abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko Uwiteka utareka abagushaka. 12. Muririmbire Uwiteka utuye i Siyoni, mumuvugirize impundu, mwamamaze mu mahanga imirimo yakoze. 13. Kuko uhorera amaraso abibuka, atibagirwa gutaka kw'abanyamubabaro. 14. Uwiteka umbabarire, reba umubabaro mbabazwa n'abanyanga, ni wowe uzamura ukankura mu marembo y'urupfu. 15. Kugira ngo nerekanire ishimwe ryawe ryose mu marembo y'umukobwa w'i Siyoni, kandi nzishima agakiza kawe. 16. Abanyamahanga baguye mu bushya, bacukuye mu kigoyi bateze, niho ikirenge cyabo gifashwe. 17. Uwiteka yimenyekanishije, yashohoje iteka, ategesha munyabyaha imirimo y'intoki ze, ni nk'ikigoyi. 18. Abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu, nibo mahanga yose yibagirwa Imana. 19. Kuko umukene atazibagirana iteka, kandi ibyiringiro by'abanyamubabaro bitazabura iteka. 20. Uwiteka haguruka, abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. 21. Uwiteka ubatera ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu buntu. Zaburi igice cya 10 umurongo wa mbere. Uwiteka, ni iki kiguhagaritse kure? Ni iki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? 2. Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamubabaro cyane kumufata, icyama bagafatwa n'uburiganya batekereje. 3. Kuko umunyabyaha yihimbariza iby'umutima we wifuza, kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura. 4. Umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri, aravuga ati ntazahora. Ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo nta Mana iriho. 5. Inzira ze zikomera iteka, amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba, abanzi be bose abacurira ingoni. 6. Aribwira ati sinzageragezwa kugeza ibihe byose, sinzabona ibyago. 7. Akanwa ke kuzuye imivumo n'uburiganya n'agahato, munsi y'ururimi rwe hariho igomwa no gukiranirwa. 8. Yicara mu bico byo mu midugudu, mu rwihisho yica abatariho urubanza, amaso ye ayatatisha umunyamubabaro. 9. Yubikira mu gico cy'uko intare yubikira mu isenga ryayo, yubikira gufata umunyamubabaro, kandi ko karamufata kamukururisha ikigoyi cye. 10. Yitugatuga yunamye, intwari ze zitsinda abanyamubabaro. 10. Aribwira ati Imana yibagiwe, ihishe mu maso hayo, ntabwo izabireba. 12. Uwiteka haguruka, Mana manika ukuboko kwawe, ntiwibagirwe umunyamubabaro. 13. Ni iki gituma umunyabyaha asuzugura Imana akayibwira mu mutima we ati ntuzahora? 14. Warabibonye kuko urebera igomwa n'urwango kubishyiraho ukuboko kwawe,
umunyamubabaro akwiringira wenyine, ni wowe ujya utabara imfubyi. 15 vunagura ukuboko k'umunyabyaha, ushimikire ububi bw'umubi kugeza aho uzaba umusanganira. 16 Uwiteka ni we mwami utera byose, abanyamahanga barimbukiye mu gihugu cye. 17 Uwiteka wumvishe ibyo abanyamubabaro bashaka, uzakomeza imitima yabo, uzatyarize ugutwi. 18 kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiriye, umuntu wakomotse mu butaka ye kuzongera guterwa ubwoba. 18 kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiriye, umuntu wakomotse mu butaka ye kongera gutera ubwoba. Zaburi ya 11 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uwiteka ni we mpungiraho, mubwirira iki umutima wanjye muti, mpungira ku musozi wanyu nk'inyoni. 2 kuko abanyabyaha bafora umuheto, batamika umwambi mu ruge, kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. 3 niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? 4 Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru. Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. 5 Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. 6 azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo. 7 kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Zaburi igice cya 12 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza, ni Zaburi ya Dawidi. 2 Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. 3 bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima mibi. 4 Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. 5 abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu, iminwa yacu ni iyacu dutwara ninde. 6 kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. 7 amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugutiwe 7. 8 Uwiteka uzabarinda, uzabakiza b'iki gihe iteka ryose. 9 abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Zaburi ya 13 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. 2 Uwiteka uzagezayo kunyibagirwa iteka ryose, uzagezayo kunyima amaso. 3 nzagezayo kwigira inama, mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye, umwanzi wanjye azagezayo gushyirwa hejuru. Uwiteka Mana yanjye bireba unsubize, wejeshe amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'ubupfu. 5 umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje, abanteraga be kwishima kunyeganyega kwanjye. 6 ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishima agakiza kawe, ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. 14 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho, barononekaye, bakoze imirimo yo kwanga urunuka, ntawe ukora ibyiza. 2 Uwiteka ararebye abantu ari mu ijuru, kugira ngo amenye yuko hariho abanyabwenge bashaka Imana. 3 bose baragobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. 4 mbese inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifite, ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaze Uwiteka. 5 aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu bwoko bw'abakiranutsi. 6 mukoze isoni inama y'umunyamubabaro, ariko Uwiteka ni ubuhungiro bwe. 7 icyampa agakiza k'Abisirayeli kakaba kavuye i Siyoni, Uwiteka nasubize ubwoko bwe bwajyanyweho imunyago, nibwo abayakobo bazishima, Abisirayeli bazanezerwa. Zaburi igice cya 15 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. 2 n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. 3 atabeshyeshya abandi ururimi rwe,
ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. 4. Mu maso ye umunyagisuzuguro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye nawe cyamugirira nabi ntiyivuguruza. 5. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa.